niko Jose uri amahoro amashyi Imana ishimwe cyane urakoze cyane Eliya we Imana iguhe umugisha mwinshi kampamagare intore yanjye intore we ngahigira hafi sha uve ku giti dore umuntu ariko igira hino ariko nuko maze rero inka yabyaye muki iti urwanjye ndarurangije hasigaye urw'abashumba ngaho nakubwira iki urakoze cyane amashyi menshi ariko ayo mashyi wo kabyara kandi mugahekamwe ndagira ngo mpare bestman yakiririya iriya nkoni yinyakirire ntore hanyuma niko ntore we mujye hagati rwose y'iyo tapi rwose ni yanyu nziza cyane kandi yateguriwe umukwe ubwenge bakarama hanyuma rero nagira ngo banze uhindukirire umukesha Jabiri wengewe cyangwa ntagaragaze urusomero mushiki wanjye Jose uhindukire umurebe ariko nkuko umubyeyi n'ubundi Gakuba yahoze abivuga ati kuko 6B akunda umurimo n'umunyamirimo niyo mpamvu ngira ngo izi mfura za bimenye ko ari kuwundi mugabane kubwo gukomeza kuko ari umunyamirimo ni munyakazi ni intore nkuko intore ngo ntiganyishaka ibisubizo intore ngo ninkore neza bandebereho ariko kandi rudasumbwa burya ngo intore yivuze rimwe wumva kabiri nyemerera umuramutse mu izina rya ntore 6B hanyuma ubwira uti ikazi wacu kwa Loise ariko ngabahaye amashyi ngo kagira inama amashyi rwose nokono maze bagushyikirize impano mu izina rya 6B impano 6B yateguriye inkesha mu madakika abiri ibigeze kuri 6B umushyikirize maze uhindukire urebe abanyamakuru nokono hari ururabo rwiza cyane ururabo 6B yaguteguriye yaravuze ati mwiza wanjye kana kamabukwe kandi we mukesha Jabiro we nkesha y'umutima wanjye ati we shamagesha byinshi urwo rurabo rwawe usingire na yombi maze muhuze ibiganza mumushimire n'amashyi menshi cyane ariko mwamuhaye amashyi rwose mukarebera nokono bagira ufate na yombi rwose urwo rurabo nokono urakoze cyane hanyuma reka nsabe Jose nawe hari impano yateguriye 6B reka uyifite ayitambukane 6B intumwa urakoze cyane maze Jose ndagira ngo uri kumwe n'intumwa ya 6B ufate ikiganza hanyuma ariko kandi ndaza gusaba ubanze by'umwihariko murangamire umuryango wa Anire ufate ikiganza ubwira uti ngiyi intumwa yego ngwino mutambukane uti ngiyi intumwa burya ngo intumwa niyicwa irarabirwa babyeyi muhuze ibiganza mushimira intumwa 6B yizeye ati ngoyi rudasumbwa ati ninjye yizeye ati kuko ari kuwundi mugabane ambwira ko ngomba wamubera kuko tuva indi imwe kandi ni intore itajorwa reka nsabe rero papa Jose ngo ndavuga nyine umuhagarariye agejuru hari igihe kimwe wicaraga iwawe ukibaza niba uyu munsi uzabaho
bagira uburyarya shenge bahora n'urugwiro abakobwa b'iwacu barakagwira uraso kudatinya seruke bakurebe maze shenge ugarika ibyaro shenge iseko yawirera yamusasekera ngushushanye shenge usekere ngushushanye kandi mugabire gaju abakobwa b'iwacu bakunda mu gitani cy'icyumuseso abakobwa bamwe bafashe imyeyo shenge abandi boza ibyatsi abakobwa b'iwacu barakagwira uraso kudatinya seruke bakurebe maze shenge ugarika ibyano shenge iseko yawirera yamusasekera ngushushanye shenge usekere ngushushanye kandi nkugabire gaju abakobwa b'iwacu bafatanya n'ababyeyi babamuhiga na mbere yo guhiga shenge bahirira inyana abakobwa b'iwacu barakagwira uraso kudatinya reka nsabire udasumbwa nyigeremo igihu nyigere nkubito y'imanzi hanyuma uraho ariko gira so kagira imana rero aho ukora mu bitaro ubwira abatanazi ndabona ntabwo wabura icyo uvuga ku buriya mubyeyi ndabizi wakeretse inganzo ujya mu nganzo itari inganzwa mubyeyi mwiza nk'uyu ndavuga kabura ntikaboneke gira ijambo rivugamo mu nganzo kagira imana mubyeyi mwiza mubyeyi usumba abandi turi hano muri iki gitaramo rero mushiki wanjye yantumye kugira ngo mushimire mubwire imvamutima ze mu myanya arimo hariya ndaba ndi kuvuga ariko wumva ko amagambo ndi kuvuga ariyo kubwira amagambo ngiye kukubwira afite umutwe ugira uti mvuga iki mubyeyi nteruye amanga ashize amanga shize impumu n'impungenge shima imana ishobora byose iyo yashimangiye by'uyu munsi ngo duseke dususuruke nta gusohererwa njyewe mpimba ndahimbarwa amarangamutima ntabisobanura ibisonga mu bibi bikanzonga nkumva ibitwenge biransaga ngo mbisangize abadusanga maze bamwenyure batinyinyura murashima gihanga waduhanze
ubuhanga bwe ntiburondoreka, urukundo dukunda ruratangaje. Akwiye kuratwa ingoma ibihumbi yo gahora ku ngoma iteka. Uwaduhaye uyu mubyeyi, mama wacu udasumbwa, imfura turata tudategwa, umunezero wabo yibarutse. Kumuvuga biraturenga tugatangara, niwe murezi uruta bose, yatanze byinshi ku bwacu. Yatanze ibitotsi ngo tudatsikira, yanze guseka ngo gusa ritatwica, akagenda ijoro ashaka uko tubaho, ngo yenda natwe dukure tubaho yifuza. Imana mugenga ibimufashamo, araturera bigoye, aradukuza, aduhaza amahoro n'amahirwe, aduha ibyishimo, aduhoza amarira, ngo hato tutazifuza agihumeka. Mubyeyi mwiza urakaratwa. Mubyeyi watanze byinshi utiganda, wirengagiza imbeho ngo tubeho, ubutunzi bwawe urabwiyaka, ngo tutavumbura ngo twandagare, ishema ryacu bararihanira ukabyara. Ishyaka ryawe riraturenga, ese twakwita nde mubyeyi? Nta magambo yasobanurira uwo uri we twabona kugira ngo tuyakubwire uyu munsi. Ineza yawe yatunyuze umutima, ngaho tuzi utengamare, mubyeyi ukwiye ibyiza byose. Uyu munsi ni uwawe mubyeyi, ibyo wakoze urashimwa. Reka tukurate muri iki gitaramo, abo wibarutse tuguhaye impundu. Tambiriza ikamba ry'ababyeyi, kuko wararikoreye kandi urarikwiye. Mubyeyi mwiza, mubyeyi dukunda, twagukeneye igikombe cy'ishimwe, kuko warabikoreye kandi urabikwiye. Aya magambo ngiye gukurikizaho ndagira ngo yumve mubyeyi mwiza, nimva mutima Jose yaguteguriye uyu munsi. Ntabwo nsubitse, ndakomeje. Erega ndi gusezera mubyeyi, ngiye ishyanga ndi nyampinga, nsezeye iwacu ngiye iw'abandi, amata nakamirwaga azakamirwa n'abandi. Ese mubyeyi mwiza, aho ngiye nzayakamirwa nandi? Kwa kundi wanteteshaga mama, nzabikumbura kandi nzahora iteka nibuka ineza yawe. Uburere bwiza wadutoje, inama zawe zinogeye umutima, urukundo rwawe rutikunda, gutanga kwawe utitangiriye itama, umutima utuje wuje urugwiro, wuje ineza wuje amahoro. Mama kuko ndagusize. Gusa ibyo wantoye nzabikomeza, nzaharanira kukwigiraho, kwihangana no kubana amahoro. Nzabikwigiraho ibihe byose, ngo umuco wantoze utazaba ucika. Noneho nyemerera nkubwire ngo urabeho. Nubwo bigoye kubivuga, ariko urabeho, nzagukumbura iteka ryose. Aho nzaba ni amaso yanjye azahora akureba, nzahora ngutekereza ku mutima, kuko impanuro wampaye ntabwo zigereranywa. Mubyeyi mwiza wowe ukabyara, ntabwo ngusize wenyine, ngusigiye barumuna banjye bazagutetesha aho ntari, kandi bazakubyinira igihe ari ngombwa. Turagukunda kandi tuzaba tugukunda iteka. Mubyeyi mwiza, ndeka ndire mama, ariko kandi n'amarira y'ibyishimo reka mbisubiremo mvuga ijambo risobanuye ngira ni mama,
reka ngire nishimye. Ndabizi nawe uzankumbura niwumva urukumbuzi rwakurenze, uzibuke twadushyingo twashyinganaga twicaye muri salo, uzibuke cya gihe twabaga twicaye dutaranye mu gitaramo, uzabwire barumuna banjye bazakwibutse twa tugambo twiza twabwiraga, za mpanuro nziza zuzuye ijambo ry'Imana watwigishaga. Ibi byose ujye ubikumbura, wumve ko turi kumwe. Mubyeyi, kugusezera ntibyoroshye. Reka nsubikire ahangaha nkubwira ngo Imana yo mu ijuru izakomeze kugenda imbere muri byose, kandi izakumurikire ijambo ry'Imana wadutoje no gukunda Imana, natwe tuzakomeza kubiharanira. Wagushima mubyeyi bwakwira bugacya. Reka nsubikire ahangaha nkubwira ngo ndagiye, ariko nkoragisha gusigiye amahoro, kandi nzakomeza gusabira ku Mana kugira ngo uzakomeze kuba amahoro aho usigaye n'aho ngiye, imitima yacu izakomeze kuba hamwe. Dutandukanye ku bw'amaso n'umubiri, ariko nzahora mureba iteka. Urakabyara mubyeyi, warakoze. Nubwo ayo magambo avuzwe n'umusore, ariko kandi yari yitambitse akanwa ka Jose, mama mwiza, mubyeyi w'imbabazi, mubyeyi ugira ibambe. Ayo ni amagambo y'imbamutima ya Jose, umukobwa wawe. Warakoze kandi uragahorana Imana. Arifuza kugushimira mubyeyi mwiza, aragira ati njyamo n'abatora ba Nyampinga bakabambika ikamba, ariko mu Rwanda no hanze yarwo nta wundi Nyampinga ukuruta. Uri Miss Rwanda, uri Miss uruta abandi bose ku isi, ukwiye ikamba nk'iri. Muzi bikaza dushimire uyu mubyeyi. Ucokeje gato umurya w'inanga. Ikipe itsinda bayiha iki? Ikipe yabaye iya mbere yatsinze bayiha iki? Munyemere mushimire uyu mubyeyi. Mubyeyi nubwo urumwe, ariko Jose aragira ati ntabwo uri nk'abakinnyi b'abandi 11, aturuta abo ngabo 11, uvunja abakinnyi 11, wowe ubwawe uri ikipe kandi uri ikipe itsinda. Munyemere duhuze ibiganza tumushimire. Uragahora utsinda mubyeyi, uri ikipe itsinda, uragahorana Imana. Nyemere urugejuru wongera bafata ku gafoto uri kumwe n'umukobwa wawe, umukobwa watoje umuco nyarwanda, ukamutoza gutambira Imana, ukamutoza indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda, ukamutoza indangagaciro na kirazira bya Gikristo. Bazahora gukunda. Aragushimira ko mutoje ijambo ry'Imana kuva mu gitabo cya mbere cya Mose Itangiriro kugeza mu byahishuwe. Umutoza indirimbo zo mu gakiza nizo gushimisha Imana, ngo naho yaba ari ishyanga azagukumbura kandi ntazigeze agukoza isoni. Munyemere duhuze ibiganza dushimire umubyeyi. Urakoze cyane. Aracyagushimira mubyeyi. Akira mubyeyi, akira na yombi. Mubyeyi mwiza, mubyeyi ugira ibambe, mubyeyi w'ubupfura. kandi abandi bantu b'ingenzi Jose yifuza gushimira urukundo ruzakomeza rubarange mubyeyi mwiza, babyeyi beza, urukundo urukundo mwegere Jose. Munyemere muhuze ibiganza dushimire uyu muryango witwa urukundo. Nta marangamutima birimo, atari bya bindi byabaye musi. Iyi famiye nanjye ntabwo nabona uko nyivuga, nyizi kuva kera. Ni umuryango mwiza urimo abamama beza, urimo abapapa beza bakunda Imana, ushaka kurerwa neza, ushaka gukura neza, waganiye gurupe, waganiye famiye. Izina ry'urukundo ni izina koko ribakwiye. Munyemerere duhuze ibiganza tubashimire.
iyi gurupe nayimenye mbere kera cyane nanjye, cyane cyane uriya papa Innocent yajyaga dusanga muri kaminuza akayidukundisha. Twamenye iyi gurupe babyeyi beza muzahorana ubwo bupfura. Tukiga muri kaminuza yajyaga aza abaserukiye akadukundisha gukunda, akadutoza gukundana, akatubwira ati mujye mukunda Imana, ati kandi amasomo yanyu yose muzajya mutsinda kubera Imana, kubera gukunda Imana, kubera ibikorwa by'urukundo. Bapapa beza, bamama beza, muzahorana ubwo bupfura. Bongere muhoze ibiganza mushimire uyu muryango witwa Urukundo, famiye Urukundo, Imana ibahumugishe. Kakabyiniro tuziranyeho mami yambwiye ati arabashimira inama zanyu igihora ibahimigisha. Reka nsabe famiye Nyaminani batambuke. Muryango mwiza wa Nyaminani, Imana igihora ibahimigisha. Ngazibuka inama zanyu mwamutoje kuva mu bwana. Mama we rwose aravuga ati mwana wanjye uzakomeze ubupfura kandi ati ho muri igihe ni bugibwa. Reka nsabe famiye Innocent, muryango mwiza Marene mama, ariko muragahora Imana. Bongera muhoze ibiganza mushimire uyu muryango ukuri rwose. Kobwa bese ndumva bakababiriye Marene ari umubyeyi mwiza cyane. Bongera muhoze ibiganza dushimire uyu muryango intumwa y'Imana. Reka nsabe Twagira bakobwa bashaka Marene mwiza rwose nzajya mba n'impamo y'Imana, umubyeyi mwiza kandi ntawe utagukumbuka. Ari impano Jose mami yaguteguriye. Uri imfura cyane, uzahora n'ubutore ngo ntabwo yabona icyo kwitora. Inama zawe ukunda Imana uzabihorane kandi akwifurije ubwami bw'ijoro. Famiye mama Rebecca, ariko nakafite karacyari akawe, akazina kawe keza cyane, urakoze cyane. Muryango mwiza mama Fiyete, turagukunda twese ngira ngo urabizi. Uzahorana ubupfura bwawe, igira imbabazi nk'izina ryawe, uzahorana imbabazi, uzahorana urukundo, uzahorana umurava. Mubyeyi mwiza, muryango mwiza, Imana igihora ibahimigisha. Jose aragira ati ntabwo nabona icyo mbitura, ntabwo nabona uburyo mwanyigishije gusenga tugatambira Imana ku karago, ngo nzahora nanjye nyitambira kandi sinzabakoze isoni. Mubyeyi Twagira Jose aragira ati aragushimira ko wamugize umukobwa we. Wongere muhoze ibiganza dushimire umubyeyi. Wajyaga ukamwita ukamubwira tuzarwubake mwana wanjye rukomere, ati waba uri aha cyangwa uri ahandi uzazirikane inama za kibyeyi, uzazirikane inama wagiriwe na banyagosenge. Ngayo magambo ntabwo azayibagirwa mubyeyi mwiza kandi da. Reka abateraniye aha duhoze ibiganza dushimire umubyeyi. Abavandimwe bose kugira ngo tumwegere hanyuma tumushimire. Mbere yuko dutanga impano rero dufite ubutumwa hano ngiye kumushyikiriza nawe kugira ngo nawe abwakire. Niyo rero mbese mushiki wacu turagukunda kandi tuzahora tugukumbura. Ntabwo uvuye mu muryango burundu, dusigiye na barumuna bawe na bakuru bawe, ariko mu by'ukuri ubutwari bwawe tuzahora tubwibuka. Rero abavandimwe, abaturanyi bagiye batandukanye bantumye ngo nawe ngire icyo mubwira. Bakuru bawe, basaza bawe, barumuna bawe, abatante na mama, inshuti, abaturanyi, twese tuti icyeko tuzagusura. Uzaba intwari nk'uko wahoze, uzubahe bose utarobanura, uzagire neza, uzabisanga imbere, uzabyare hungu na kobwa, uzuzuze ibigega, uzabane n'Imana, nibyo tukwifurije. Twese tuti bayi turagukunda. Mami rero mfite n'ubutumwa bwa mama wawe yantumye kugira ngo nagomba kugezeho. Yateruye agira ati ndagushimira mukobwa wanjye mwiza ko wakunze uko nagutoje ugatora umuco
ntiwanitirije ngo mpangayike, ahubwo iteka wambereye ishema. Iteka ryose nakubonagamo ubutwari, ishyaka n'umurava, nakubonagamo ibyiringiro by'ubuzima, none wicaje mu gitaramo cy'abahizi. Nguhaye iyi mpano n'umuryango wanjye wose, ngo ribe ishimwe ry'uko wayobotse inzira nagutoje. Nifuriza ibyiza mukobwa wanjye, imigisha yose izakomeye iteka. Nongeye ni mukobwa wanjye, ndagukunda. Rero reka nsabe bwari butumwa na bari bantumye ngo ntambutse, nsaba abavandimwe umugaragu tumuhe impano. Yakoze amategeko umwana guhunda n'urwererane irwizihiye amaso irabonekeye arabumuriza niba utabutashye yemwe wamazira intege ntiruraborwera soko kwidekeye agasusuruko yemwe wakarasasakaye igiye gusura umwana muda iyaje gusura jose yakunze naho hashize iminsi tutabonana niho tutabutashye yemwe wamazira intege ntiruraborwera isoko kwidekeye agasusuruko yemwe wakarasasekaye igiye gusura umwana muda agasusuruko yemwe wakarasasekaye igiye gusura
ngiye gusura rurabo rwera ngiye gusura usoko kwitekere murakoze cyane. Nishaga kandara kanyoyewe ingomira nishe rugamba ngahurabeho nishe narinuhiye umwunyuwe nishe narishoye intagagawe ingomira nishe rugamba ngahurabeho data wambyaye umugabo wampaye inka nyinshi majanja wampaye ruvugamigabo mbere yuko mbabwira amazina y'inka mwafuramwe mudukwereye agira ngo data ubanze unyemerere mbabwire ibyiza by'inka zacu ntabwo zijya ziba ibigwari mwafuramwe twigeze kugishira i Bugesera ahantu bita mu Ryera tuhasanga umugabo bitaga Kamenangiga rya Daya akaba shebuja w'inka bitaga amashami yari yangeze ikaba inka nyinshi cyane none aho zashokeraga umwaro wa Mihunga zikagira umuhora wazikuraga ariko ukambukiranwa n'akayira kavuye kuvoma inka zikutse z'imbere zimaze gutambuka hatunguka umugore uvuye kuvoma yikoreye akabindi inka zikaba nyinshi inka ziratambutse umugore arahagaze atinya kunyura mu nka uretse ko kinazira kunyura mu nka wikoreye amazi umugore arahagaze inka ziratambutse amashami ziratambutse kera kabaye inka zihumuje inyuma umushumba atambutse umugore uko yakikoreye akabindi data yifata ku munwa ati umushumba arakuye arahinduye aracyuye arakamye ajya kwicarana na se wari umuco umushumba yicaranaga na se akamubwira uko urwuri rwagenze arangije abwira Kamenangiga aterega data Kamenangiga amashami yari yangiye ateye umugore kuvugiriza ntaho ryabaye data igitumye ngarutse muri aya mateka mwafuramwe aho inka tubakwereye zinjiraga mu rwuri rw'izanyu zitambutse ku mugore wari uvuye guhaha yitegereza umubiri n'ubwiza bw'inka tubakwereye nawe ngiye kumva numva n'ubwa kabiri numvise umugore avugiriza ntaho ryabaye naho rero mwafuramwe inka tubakwereze b'amaseruganzi bagera inganda seruhimbana rwamihara imfizi baterekeye gutsinda urwamihana zikabamo umugabo wahamwe n'isaha n'isura irimburiwe n'amakombe indangamirwa idahinyuka ikaba inka y'urukundo
kibaraminde amarwasha ya Rusine yavuze amahame ko impanga za Rusine zari zikumbuye amariba n'amazi adatemba n'urwuri rw'igera zitaboneye ishyamba ziritahana mu manoge kwa sebuja w'ibigera biseruseka munsi zigitunguka kwa umwuzukuru wa Rwemera nzigoni bwasigize sekuru atiyuje tukagerageza amaguru k'amagara ataguranwa amagana kandi nkaba ndeba ibigera zanze imigendera numvise ko yandagaje amagambo nibwo ngize bwa nkarikare nturapfe kuzikoma imbere zitaduteza urugango zakandagiye abashonji kandi ari abashumba baragiye zitagenda mwene ntamira muhungira mu kumuhotari ryari imbaraga imbuga y'ibihogera yugarira baba batinya guhamagarana ngo batiteze amahane bakabura aho bahungira izo nkuba bumva zakwiriye inkiko rushamasohotse kumena inkiki ry'icumu ry'inyamibwira imari inkomata aho yari mutayeri itunguka yagiye inkubi nibwo ngiye kwinginga impotora bahise ngitanga intombi basihambira izo nka ziberamo ruhamiriza mu ndinganira batindi bahamiriza mu bunyobyi igira ikirezi kizunga mu jisho nawe burya umurara ugira bati igira amahirwe ukameza mu mahindura y'inkurwa irungu rutuguza amaso ikitahira imbere mu mbungiramihigo zirimo izambukiye kwa Rusumba zigeze ikagitumba maze nibwo zitangiye gushimira Imana kuko zari zibonye karinga ingoma yari yarazibarutse maze rero data mu nkundire amazina y'izacu urabizi ndaza kuyasubiramo mu ngera nibankundira tukaza gutarama ariko kandi data urabizi sinkuka nk'ikigwari narazirasaniye nanga ko zinyagwa baze kundinda ibi byuma bishobora kuntenguha umuhogo wanyoye amata burya urangira nk'umubanda waziragiye mwankundiye mukangiza iki cyuma maze nkikorera mu muhogo mpagurutse mu rugamba rw'abagabo ndimanzi y'abagabo nkurana twari mu iteme rya rukura ntambara umusozi watugenzaga ngucisha hasi ku ruhembe rw'umuheto sindagahunga muri Nyamunde bakambutse umupaka duturutse akagituma wukira gutabara ngo bakubita amaso ngo igeme imbaraga imena gitera induru bagira ndende bahuruza amahanga iz'amarere twarutanye muheto nitwazaga n'umukoma nawe ukubiza imbere mu isakaza migina zishyanga mbega urahora uziguza abagabo nawe uzigurije uruhando rw'amahanga ngo bawubaze ntibawumariza mbonye ko nta ntimba ufitiye ndawubaka ndawutaramana mu gitondo ndawutaha zirapfiza mu kirere zirapfiza ku butaka ibisiga byo ku rwandamiza byabariye bishinga bishinyagura bisingiza uwantanagiye umuheto taganira kuri ndadiye rwese mu nduru umuheto wagena isugi nawe ubanganya isuku usakarana ku rugamba rw'abahungu rwaramutse intambara turema mu rugo rw'umuhinzi abatwigishaga ibyo gutinya sinabyumva sindagahunga ikotaniro mba ndaguwambya ingagara ndema rugamba bambonye nk'umuhigo nambaye ishema bati mbe ndabyumva ko wambaye umwisheke nahuye n'umubisha kuwaga kirajya mbonye ibigango n'ingabo itamenwa nyikanga inde kwindura igira ndende ambonye araganira aganiye ndamwonesha rwakirenga iryo cumu n'igisimba nta gisigara itagaburiye ndimutera mu isonga ry'umutima ribusaturamo kabiri ataragira ku butaka icyuma cy'inkote kimwikaraga mu bibero izuba ry'agasusuruko rivuye ntiryamumara imbeho ababa bamubonye batinya kumwegera bati nimumureke yahuye niyo mu nyangamatsinda zigishuka mukandagiza inzara z'imbere z'inyuma ziramusibasiba nibwo ntungutse aho bahagaze ahiri bategereje kureba runyagira nduruvunja ishyamba nk'intare nyir'umuheto w'inkingi wananiye ingimbi n'injisho ivumera urugi nkuta kubibwira mu mwato nyamurasira mu nkwayi inkomere zivuna abahetsi nyir'ingabo y'inkindi Kagame yanyambitse ingabe ngo narasiye iryabaganaga biri umubisha wonotse iyo ntambara n'ubu ntarashira impuhwe mubyeyi unkundire nguhiye inkuyo icyo kuyikoza sinakigutoza maze unkorere muri iki kiganza ureke nkomeze mbwire data ibigwi subiranye mu birindiro gukora mu kiganza ahubwo mukore mu mutwe cyangwa ngaho nkora mu gihango nkomeza amaboko Mana waremye ijuru n'isi uyu muntu umumpera umugisha kandi umuhe n'agakiza gakwiriye ubuzima bw'umuntu amen urakoze cyane data mu muco wantoje wandinze kwivugana amacupa bankundire sinagaya mubyeyi icyo umpaye ariko ureke nibwirire data nengera iwacu baraza kumyakiriza icyansi cy'amata nashotse ndi inkuba ndazinga nk'isata murasanyi w'isonga iminega bagomba impunga y'ikirenga ikirangirire ishongo rishenguza inkubito rwagiriza bishyanga ishyaka barandiriye
data mbe mugabo utazahunga we kari we wafatanye undi mugabo umuganda w'amacu data mubyeyi wambyaye unkorere mu ruhango nkomeza amaboko unkundire nisubire mu rwuri rw'izacu urabizi ko ari njye nkubiragize nk'umurego zakumbuyiza zo zirara zigenda igitondo gitangaza ziri mu mare more 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 warara more 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 warara imfizi yanjye rwivugira mu gituza gituma nyikunda jyana niyabagamba more more ayi more warara more 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 we more wararaye shi garuka mariza impeta marata mpenga nzima ye muraho nyakugira imana muraho nkurate mubyeyi noza uraho se cyotero cy'ubupfu uraho se mpinga nzima uraho n'ibijanwa mu mihigo muraho mbese uraho mubyeyi Eliya uraho se ntwari y'imihigo uraho se mfura itanjanwa uraho se mugabo ubwirizi nk'uko umutima wa rwisumbukuruza nyambo muraho se mpinga nzima muraho mubyeyi muraho muryango mwiza wa Ndereya muraho se mfura nzima Marate mpinga nzima muraho se mubyeyi Gakuba amashyi wanyu muraho ese mwijuru rya Kamonyi muraho turabatashye uraho mubyeyi Nyaminani uraho se nyakugira imana uraho mubyeyi wibaruka imfura uraho kagira imana mumumpera amashyi umubyeyi wembebeye imyokwezi kubanduye yibyarira rwiyamirirahi ngwati none se mutiganda mutigera icyamba imyoma yawe yananiye garuka mariza impeta embebe niyo y'imyokwezi kubanduye yibyarira rwiyamirirahi ngabo yarayisimbutse urupanga itero mwanzi muhamya urwanda mukozi urwanda iseminari bayisamiramo isake abakristu bayivugira amasengesho imbibi niyo yanze kurara inyuma y'ibiraro ngo ibihunyira bitazayihunyira hejuru murakoze no gutetera sinabwande igira rikigomagana ntubikesha ko ari ibyumwe rutayibambura kuyagarura rutaguranura mu ntoki ruteterera kugira isumbwe uremye ijoro ryose rutari imirimo nyiri yaje uza kwifata impungenge imfura ziteraniye ikambere rubanza y'inturire rutari imirimo ziri ku ndembo kagira imana intwari y'abahizi nyemera nkomeze nk'igombe mugabo ubwiriza inkuku umutima rwisumbukuruza inyambe nyamibwa mu nzira rutari rw'iterangazi ntabwo yibura intebe mu nka ziheza hanze ndavuga iyiriza ku ruhimbi ikaba rusizi ruzira inshyushyu umurira abana rwambaramo nyemerera nyakugira inka mu rwa Gasabo nabonye Rudasunga waje azirongoye ariko kandi kwa Ndereya natwe turabatunze nk'uko wabibonye zirimo ingegene zirimo akabarasi y'urwego zirimo umugabo ubwiriza inkuku umutima maze unyekerere inkuyo iyi nkuyo harimo akatsi kitwa umuhurura niko gatuma abasore bawe bahurira abakobwa bacu yego kagira imana unyemerere wongere muhuze ibiganza mumushimire rwose umubyeyi mwiza fura y'u Rwanda nigomba maze munyemerere dufatanye n'ubundi aka karimbo mu amashyi mu dushimire umuryango mubyeyi Ndereya by'umwihariko wadutoje umuco utari ico kugira ngo umuco wacu ukomeze utemba buhoro mu mataba maze twongere tuti impore mubyeyi kandi uragahorana imana burya ngo umubyeyi wabyaye neza ntaribwa n'imbwa unyemerere twongere duhuze ibiganza tubashimire cyane dushimire ababyeyi more wararaye
ivugira mu gituza gituma nyikunda yanani y'abagamba mpore 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 wararaye mpore 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 wehe mpore warara ye kana kamama ntugire ngo ndakwanga inzaguhinga urugamba rumaze kurema mpore mpore ayi mpore wararaye mpore 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 we mpore warara ye mfizi yanjye rwivugira mu gituzi gituma nyikunda yanani y'abagamba mpore 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 wararaye mpore 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 wehe mpore wararaye. Urakoze cyane naho ubutaha mu gitaramo cy'inkera kurama kandi twongeye no mu gitaramo cy'akanywa abahizi. Muragahorana amashyo, muragahorana abakobwa n'abasore beza. Yego yego haguruka rwose hanyuma yego tambuka tambuka ugira imbere y'utwica abami maze ngira ijambo nkwibwirira nuko reka nsabe sebukwe na nyirabukwe batambuke sebukwe na nyirabukwe ba Jose batambuke maze bamwegere. Babyeyi b'imfura umukazana wanyu arifuza kujya kubereka uko azajya azimanira umutware we mwibarutse kandi aragira ati muri imfura kandi muzahorana ubupfura mwibarutse neza muragahora mutyo muragahorana ubupfura muragahorana Imana bamigiko tambukana subukwe na nyirubukwe maze ujye kubereka uko uzajya wakira umutware. Shushanye kandi nkugabire gaju abakobwa biwacu muguruka kwabo ibisane babifatanya kandi shenye nibyo mugikara abakobwa biwacu twataramye ariko tugenda turasa ku ngingo. Mu by'ukuri Imana iguha umugisha kubw'ibirori byose byabereye aha ngaha. Reka nsabe umuryango wanjye, umuryango mpagarariye, bongere bakore mu biganza twongere tugushimire. Maze rero burya
umugabo n'usohoza ubutumwa bw'abamutumye kandi ntanigane ijambo. Ntabwo ndi kugusezera, ariko ibyo nagusabye byose wabimpaye, wabikoze kandi Imana iguha umugisha. Ngira ngo urabizi ko ni umuco, ibirori biracyakomeza. Niyo mpamvu nagira ngo nongere nsabe wamuhereza abakobwa b'iwacu yigire hafi, nongere mu Kinyarwanda tubyita ko ari ugutegutsa. Unyemerere rero akiri ubuki bwiza bwo gutegutsa, hanyuma uraza kumbwira igihe muzaduhekera. Ikindi kandi ariko kabanze nsubire mu byicaro, nagiraga inti kandi ifite mikoro nanone nze no kubasezeraho. Hari abo ndimo gusigire uza gusigarana mu gitaramo, ariko umubyeyi mukuru n'abo bari kumwe barategereje kugira ngo babwire uko urugendo rwagenze, babwire uburyo ubutumwa bampaye nabutanze neza kandi igitego twagitsinze koko. Nyakugira Imana mubyeyi Ntiganda rero urakoze, ndagushimiye cyane. Mu gihe gitegereje nanone nicyo gisubizo cyanyu cyiza. Murakoze. urakoze. Shimye cyane ko ubwiye ijambo rikomeye kandi ryiza. Nayigize uravuga ngo urashaka gusezera kandi igitaramo cyari kigiye kugera aho kigera cyiza, ariko hari aho uvuze ngo wagutubye umuntu umugabo mwiza n'uwivana mu ahantu nyine sinzi ukuntu bivuze, ariko ibyiza nyine ni uko wagenda nanone kandi ukagira abantu usigira. Yego, nanjye nagize ndagenda nsohoza ubutumwa uragaruka nyuma yaho. Ariko hari n'intore gusigire muri busigare mutaramanye. Ko ndi kubivuzemo nta kintu nakwiba kuko wabisabye. Karame. Unyemere ko tugiye gukomeza gutarama kandi ukanyaruka gato ukabanguka mu kanya rwose gato cyane katari kanini, nanjye numva ntakureka ngo ugende gusa. Yego. Hari ahantu uri bugire hakomeye cyangwa se horoshye kandi uzi ko uri kumwe n'abantu bakuru. Muri make ubwirire abantu b'iwanyu uti twabashimiye, dukunda imigambi byiza, dukunda imikorere yanyu byiza, dukunda amasaha mwaduhaye ko mwayubahirije, n'ukuri turabashimiye. Imana yo mu ijuru itibagirwa imirimo myiza ibambere umugisha. Urakoze cyane. Reka rero banzanire akanozagendo. Iyi ni impamba, ni imberabyombi. Abakobwa bayinywaho, abagabo bayinywaho, abasore bayinywaho. Nawe nuza kugira aho unanirwa ugweho. Urakoze cyane. Nta kintu dutware. Urakoze. Ubundi bwo bisubira hariya nibiza kubona ubonye umwanya duhagurutse turagusabira umugisha. Ndabizi ko umugisha uhari kandi tuzi ko bigenda neza. Ugeze kubona igicu kimeze neza kigenda kingira ukuntu, burya hari icyo cyagutegurira. Yego. Turagiye turavuga ngo wamvure uhagaze turebe ukuntu tubigeze. Kandi undi wikange ngo buranira, urabona ko tugenda n'izuba. Yego. Ntabwo bwije, urabona amazuba abiri yose. Kuko habera wari wabona amazuba abiri. Ntabwo nabibona. Ariko dore nabisanze n'ahangaha. Hano arahari. Ubwo rero dushaka turaguha rimwe urijyane dusigara dirinde. Uze kugira urugendo rwiza. Ariko nk'uko nabikubwiye hari abo ndi bugusigire rwose, nk'uko bivuze ko ugiye kudusabira umugisha. Reka duhaguruke dusabire umugisha, abasigara mu gitaramo basigare, ariko nanjye ngende nsohoza ubutumwa. Ubwo yenda nibabona duhagaze nabo barahaguruka. Haguruka hanyuma asabe Diyakoni Innocent adusabire umugisha. Burya hari n'indimi zitari iza mu Rwanda gusa bakumva tuzivuze. Igitaramo gitangiye cyiza turazivuga. Mu nkundire rero dushimire Imana, dushimire yaduhanze, iduhaye ibyiza nk'ibi.
Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isirayeli, wowe waremye ijuru n'isi ukadendeza inyanja n'imisozi, wowe wakoze umurimo mwiza wo gucungura abari mu isi, ukatanga umwana wawe w'ikinege ntugire icyo wisigariza, kugira ngo abantu bawe wiremeye tuve mu mwijima w'icuraburindi n'isindwe ry'ibyaha, udukure mu rupfu rw'iteka kubw'amaraso ya Yesu Kristo, utugeza mu bwami bwawe, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru bw'imbabazi watugiriye. Ibirori nk'ibi mwami bifite icyo bidushushanyiriza mu bwami bwawe, ubwo Kristo uzakimbagirana n'umugeni wakoye. Turagushimiye kubw'imirimo ukoze mu miryango yacu, mu muryango wacu umaze kabiri Andre, mwami n'umuryango w'abaje kudusaba umugeni. Iki ni igihango gikomeye cyane hagati y'imiryango yacu. Turasabye ngo uzakomeze ubu bumwe, uzakomeze aya maraso ahuye, uzakomeze iki gihango kitazashira, kuko kizakomeza gusobekwa n'abana n'abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Turagushimiye, izina ryawe nirihimbazwe. Urakoze kuko ari wowe Mana icyuza ubukwe. Ikuzimu nta birori bibayo, ni amarira. Mwami, turambuye ibiganza tugushimira ko waduhaye ubukwe, waduhaye ibirori, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Akanwa kacu ntigafite ubushobozi bwo gushima neza uko bikwiriye, ariko twiringiye tudashidikanya ubwo tuzaba tugeze mu gihugu cy'isezerano. Mwami, ururimi rwacu ruzarugobotora maze rubashe kugushima uko bikwiriye. Rero ngo uherekeze abashyitsi bacu, turambuye ibiganza tuvuga ngo nibahabwe umugisha, nibahabwe umugisha, nibahabwe umugisha. Ugendane nabo, ubageze mu ngo zabo amahoro, natwe abasigaye ubane natwe kubera hose icyarimwe. Urukundo rwawe rukomeze kuba ku buzima bwacu iteka, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Amashyi ku Mana yacu. Hanyuma rero reka abasangwa baherekeza abashyitsi. Reka sabe mushiki wanjye abanza imbere. Hose habera heza, inshuti zibana zirakundana neza, zibanana zirakundana neza, zibanye na Yesu nk'ukwiyivuriye ihemburiyaka, ni kw'Imana ibigenza yeza bakundana, ni kw'Imana ibigenza yeza bakundana. Kubana kwabo kwiza barahugurana, kube kugwa mu cyaha babona amahoro, kube kugwa mu cyaha babona amahoro, umwuka hamagara abo mu isi yose ngo baze bityo rimwe umwungera, mwe ngo bazabe bityo rimwe umwungera bumwe. Murakoze cyane, ugire